hanyuma kujya ngo dusoze. Yesu yambwiye ngo nze kubabwira muri iki giterane ngo gahunda yazanye Yesu ntabwo yigeze ivaho, Imana irakomeje. Mission ya Yesu, haleluya. Imana utayiryarya, ijwi ryambwiye ngo ntabwo uryarya Imana, ntabwo izakuryarya. Nuko Imana yambwiye muri iki giterane, Yesu niwe garura urushye wese niwagana, izina twamubone ni mwiza yewe. Aruhura abagwayi ni mwiza yewe. Aruhura ababyeyi ni mwiza yewe. Yesu we, Yesu. Maria bahinduye umunezero. Maria bahinduye umunezero. Maria bahinduye umunezero. Si rimwe si kabiri tukubona wamushimwe, haleluya. Si rimwe si kabiri ndabagira nikubona namuduhaye umusaruro Mana ushimwe. Si rimwe si kabiri si gatatu abayobozi Mana bakwiginga ubahaye umusaruro. Si rimwe abari baremerewe batashe babonye umunezero. Si rimwe si kabiri tukubona mwami, haleluya. Aharamarira ntabwo uryarya Imana, ntabwo izakuryarya. Nuko Imana yambwiye muri iki giterane twateye haleluya. Akamabwira mukorera Imana mutaryarya, kuko abantu bose baryarya Uwiteka. Mu minsi mikeya bazahamagara Imana nk'izabuntu. Aho nigishije uyu munsi nababwiye ngo mu minsi iza hari abantu bazahamagara Imana bitagishobotse. Aka naga Imana iguhaye kugira ngo wumve icyo Imana ivuganye nawe, hanyuma mumurikire. Haleluya. Imana yacu ikeneye ko abantu bayisenga ariko bakanayubaha. Jewe mvuka i Butare, mvuka i Butare, ni naho nize primaire niga segonderi, hanyuma ngira n'umugisha njya no kwigayo kaminuza. Ngeze kaminuza kubera ko mama yari yaradutaye, naje guhura n'ikigeragezo. Ndangije umwaka umwe kaminuza ndasuspanda, ndayihagarika kugira ngo ngire gute nze kureba mama. Agarutse mama njya kumwubakira bituma suspanda, mba mu buzima bubabaje, nishakiye umugore nawe arapfa. Ejo bundi Imana yongera kuma kaminuza. Ngeze kaminuza IPRC Karongi, nigaga ibyo bita electrical engineering. Imana iravuga ngo nzakugerageza kugeza ubwo abantu bazava mu miteto bakamenya ko ndi Imana igerageza. Kuba baburaye rimwe ntabwo bivuze ko Imana itagishoboye. Nkurikira wumve, hari abantu bababaye. Ejo bundi umwana wanjye ageze mu myaka 5 amungwa igufwa ry'ukuguru, igufwa riramungwa. Hanyuma shize ku kigero kuntu najyaga ndarangaramye mu bitaro Kibagabaga, niyubitse agahinja kugira ngo gakwize ibiro. Ndeba na kaminuza, magarika kaminuza kwa kabiri, kaminuza ndayireka atari uko nabuze ubwenge, ari ubwo ari ishuri ry'Imana. Va mu metato Imana igira ishuri, kandi iby'Imana igambiriye ku bantu b'Imana ni byiza. Ababyumvise haleluya. Mana ni nziza. Magarika kaminuza, umwana mu ngufwa waracumbagira ni deforma agenda gutya, ariko Imana ni nziza. Hanyuma kujya ngo dusoze, Yesu yambwiye ngo nze kubabwira muri iki giterane ngo gahunda yazanye Yesu ntabwo yigeze ivaho, Imana irakomeje. Mission ya Yesu, haleluya. Mission Yesu afite ni cyamagurukije mu ijuru, ntabwo cyakuweho kwa rukuza
gushaka intama zazimiye. N'ubu Yesu yaje muri iri teraniro, yaje gushaka intama. Imana mbwiye ngo hari intama zazimiye. Amen. Nta muntu ujya undatisha ibintu by'amafaranga ngo ambwire ngo iki n'iki. Nigeze natungaho miliyoni 5. Ntabwo wampa amafaranga ngo ndeke kuvuga Yesu. Reka mbasabe tujye gusenga. Bibiliya ivuze iki? Yesu ubwe niwe yavuze iriya jambo muri Yohana. Aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, cyo ni icya mbere, kabiri kwica, gatatu no kugira gute no kurimbura. Yesu ahita yivuga aravuga ngo ariko jewe nubwo umujura aza akaza nje gukora ibyo byose, jewe ntabwo naje gutyo, misiyo yanzanye. Haleluya. Misiyo yanzanye. Rabagirana munyishigikire, mushyigikire. Murabyibuka twari turi kumwe, harimo umugabo mugufi ubyibushemo. Birashoboka ni muri sinagiyeyo, twamwe twagiyeyo. Twavuze ngo amen. Mushyigikire wenda ndebe mwebwe. Haleluya. Yesu aravuze ngo jewe cyanzanye ntabwo ari ikindi, ntabwo ari uguhemuka, nazanywe no kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Yesu aravuga ngo hari n'izindi ntama mfite abashumba zitari izo muri ADEPR gusa. Hari n'izindi ntabwo ari izo muri ADEPR gusa, hari n'izindi zigihari zikinywa inzoga, hari n'izindi ntama zigisambana. Ndumva amavuta y'Imana, ndumva ijuru, ndumva imbaraga z'ijuru. Mwashyigikiye. Haleluya. Hari n'izindi na hari izindi. Oya zirahari cyane hazihari. Oya zirahari. Duhaguruke Rabagirana dutere haleluya. Zirahari. Shetopela sikita. Hari izindi kandi izi ntama ziri kunywa inzoga. Mbega intama zisambana, mbega intama zijya mu bapfumu. Yesu aravuze ngo izo nazo I need them. Ndazikeneye. Arazikeneye. Yesu akeneye intama ze. Ntama we ntiza. Ntama va mu busambanyi. Ntama we nkurikira ubundi. Imana yanenze gupfa, Imana yanenze guseba. Iravuze ngo garuka kwa Yesu. Icyazanye Yesu ni misiyo yo kugucungura. Ntama waretse kunywa inzoga no kubajya mu mapfu. Ntama we. Ariko ntama wanyikirije. Ntama ntabwo mushaka kuba intama. Tujye gusenga kugira ngo iki gihe duhe n'umwanya executive w'umurenge wacu. Hanyuma kandi namukunze Imana ajyaga imbwira ngo nzicara n'abakomeye. Ikimenyimenyi ndi kumwe na executive. Tekereza ko mvuye ahantu habi. Iwacu hari habi, uteranyaho babi gukuba habi. Ariko sinzi ukuntu Imana ibigenza. Misiyo y'Imana ujya kubona ukabona bicanye nka bariya utagira n'amashuri nawe. Iyo ni promotion. Hanyuma iri toro ryacu rya ADEPR naryo ni ryiza. Ejo bundi riherutse gutanga ministeri, icyo bita za ministeri. Kandi murabizi ko ministeri ziyoborwa n'abaminisitiri. Waba warize cyangwa utarize, Imana ikaguha promotion. Amasengesho. Hari ukuntu Imana itanga promotion. Kajya kubona ukabona Imana irakuzanye uvuka hari iwacu ku Gisagara hasi uretse ko haje uruganda ruproduce amashanyarazi aho bita Imamba aho ngaho zagakoma hepfo imuyaga niho Yesu yampuye. Hanyuma rero ukabona Yesu arakuzanye kandi misiyo ye no kugira ngo aguhe ubugingo. Ukicarana n'abantu bakomeye. Ndashoje. Ukicarana n'abantu bakomeye kandi Yesu nakugirira neza, uzirinda kugera akaguruko kandi uri kumwe na executive. Uzabyirinde. Nimba executive aca bugufi, wowe urinde. Umuntu agereka akaguruko kandi ngo jyawe nagezeyo na executive wacu yicaye hangaha yahaye Imana icyubahiro. None wowe urinde. Ntama we
ntama twavuze ngo amen. Ntama tugiye gusenga. Yesu avuze ijambo rikomeye, haravuze ngo ni ukuri uko Yesu Kristo ejo yarari, uko Yesu yarari n'uyu munsi niko akiri. Ndibutse uko yatabaraga, twakomeye Imana amashyi. Imana yatabaraga kera, andika Imana yaturinze mu gihe gikomeye, n'ubu iracyadukingiye amababa. Ako twavuze ngo amen abarahangaha. Imana yabikoraga. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo Mana watabaraga mu minsi ya kera, na none tugeze kugupfa. Dusoreza. I respect the time. Reka soreza. Hanyuma mpamagare intama y'Imana. Mana mbwiye ngo urashaka intama yayo. Ntama waba utaragakizwa, waba utarakakira se umwami n'umukiza, ndakora icyo Yesu yampamagariye. Sinava i Kigali ngo ngende intama y'Imana itaje. Ni ukuri ko Imana amafaranga yanjye yaba yapfuye ubusa, kuko nazindutse ijoro byangoye. Iwacu ni Ndera, kubera kwihuta babisaba kutega n'amamoto, kandi moto ya makeya ni 3 kugira ngo ugere Nyabugogo. Rero ntabwo nagenda intama y'Imana idakijijwe. Ntama ko ari wo wanzanye, ko Yesu ko yari arejo n'uyu munsi akiri, ariko akiri. Bahagurutse ntama we, reka mpamagare intama we. Ntama duseke ubwo nta ntama ibonetse. Ntama we, uyu nicaye hariya ntunyegere, nicaye hariya nabonye afite abademoni 360. Hanyuma harimo ahantu bamuzingiye. Imana yambwiye ngo nubwo mumubona gutya, ntabwo ubwenge bwe buri aha ngaha, ntahari. Ariko iyi ni intama y'Imana. Ajya arwara ibintu byo kwikubita hasi. Nibyo nabonye yidunda nk'akadenesi. Nicaye hariya, Imana nkoze ku maso, yandebesheje ibintu byinshi muri iri teraniro. Harimo abahungu bafite za gapote, harimo abakecuru bicaranye utuntu hangaha, harimo abandi bakenyeye udushumi. Navuze ngo Uwiteka we, wigenderera muri iri teraniro, ariko waje ugakizwa ko Imana iguhaye amahirwe. Haguruka uza tugusengere muze, haguruka muze mbasengere muze, ko Imana mbwiye ngo kurinza urupfu. Mahaguruka muze, abantu b'Imana bapfukama hangaha. Ndagira ngo ntama ngo hamagare. Imana yanabaye nawe iragutabara. Shimwa ntama, nawe ngwino, Yesu agufitiye imbabazi. Ntama we, yawe ntama, karame wite karame. Abantu b'Imana nibazi. Yo ntama we, mwikererwa ntama z'Imana we. Dore natwo kurabagirana, mukomere Imana amashyi mwese, mukomere Imana amashyi. Imana iri kubyara intama, Imana iri kubyara. Yego yo, dore intama we, dore intama zivuye mu businzi, zivuye mu busambanyi, izindi zivuye mu bapfumu. Ntama we, ntama telasitiketa henopela fostiedrome. Ntama iri jwi hari icyo utazongera kuryumva. Uyu muvuga butumwa ari kuvuga, hari icyo utazongera kumwumva. Bitewe n'iki? Bitewe n'impamvu z'Imana yaje ubwayo bwite. Ntabwo mvuze ko ngiye guhagarika umurimo, ahubwo kugira ngo wenda tuzongere gukora igiterane nk'iki, birashoboka ko nta kigarukamo, cyangwa hakaza undi mwigisha hagaciro. Reka mbabwire, ntuhaguruke uko ubyumva, banza ubitekerezeho. Yesu we, tekereza ntama. Shelawa ya do ntama. Harimo abanywi b'inzoga, mbega umwuka w'inzoga. Papu nuko akanya ari gato, nasengera abarwayi. Harimo abantu barwaye abadayimoni, harimo abantu bishwe n'imbaraga za Satani. Ntama, karakanya keza dusenge, tujye kwakira abashumba badusengere. Wicererwa banguka, wicererwa. Ntagira
hagira umuntu uza atabitekerejeho muri iki giterane ntupfe guhaguruka. Banza ubitekerezeho, bitekerezeho nama we, yewe nama yima. Mushumba ndashoje, munyemere musengera abantu b'Imana. Murakoze. Yego, reka uyu mwanya tuha agaciro, kandi duha agaciro n'aba bantu baje gupfukama hano kugira ngo basengerwe. Imana ibagirire neza. Uyu mwanya muha agaciro, mubonye n'ubuntu bw'Imana mugiriwe. Ntabwo mwari muzi ko uyu mwanya uzabaho, ariko Imana ibagire neza, ibahaye umwanya. Nimuha agaciro mu mitima yanyu. We waba wasigaye utaje gupfukama, ariko wari ukwiye kuza ugaha uyu mwanya agaciro ubonye, nawe tukagufasha gusenga Imana, ukakira Kristo nk'umukiza wawe. Bariya bana bigire hirya kugira ngo abantu baze basengerwe. Muze tubasengere, mwakire Yesu nk'umukiza wanyu, nawe ugire amahoro mu bugingo bwawe. Ugira amahoro mu buzima bwawe bwose. Ubuzima bwawe bushyire mu Mana, kuko handi ni ku manegeka, handi ni ku musenyi. Reka dusenga Imana rero. Niba musubiremo aya magambo, uzamura ikiganza cy'iburyo, munamura imitwe, musubiremo uko tugiye kuvuga. Mwami Yesu, tumaze kumva ijambo ryawe, icyo ritubwira, dufashe umwanzuro wo kureka ibyaha no kwihana, tukagukurikira. Tubabarire kuri iyi tariki, tumaze kumva icyo tubwira, dufashe umwanzuro wo kudasubira mu byaha. Tubabarire, tubihamishe ikiganza. Urakoze ko tubabariye, ukadukura mu gitabo cy'urupfu, ukatwandika mu gitabo cy'ubugingo. Turabigushimiye Mana, tubisabye Imana mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Mana, mu izina rya Yesu, wumvise buri wese uko yivugiye n'akanwa kiwe, kandi iyi mvugo ugira amatwi urayumva. Wumvise ko buri wese avugiye imbere yawe. Natwe turasenze kugira ngo bishyirweho kashe, bishyirweho umukono, byemerwe nawe. Ubandukure mu gitabo cya Satani, ubandukure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ijuru, mu gitabo cy'ubugingo. Ubakure mu businzi, ubakure mu bujura, ubakure mu busambanyi, ubakure mu burozi, ubakure mu bucuraguzi, ubakure mu bugome, mu bwicanyi, ubakure mu bugambanyi, ubakure mu ishyari, ubakure mu byo bayobeyemo. Ubazane mu nzu yawe, ubazane mu bwami bwawe, ubazane mu bwami bwawe. Bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, bavuye mu gitabo cy'urupfu n'agashinyaguro, ahubwo bandikwe mu gitabo cy'umunezero n'ibyishimo n'amahoro no kuzabana nawe. Turagushimiye kubyumvise. Aba bakobwa n'abahungu, abagabo n'abagore, bakomereze mu ijambo, bakomereze muri wowe Mwami Imana. Barapfukamye imbere yawe, aya mafi yabo ntazongere kuva imbere yawe ukundi, bajya bahora aribo baha icyubahiro. Turabigushimiye kubikoze, tubyizeye dutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana yacu amashyi. Hanyuma aba bantu mwese mupfukamye hano, mwinjire muri iki cyumba, mwinjire mujye hariya, mucye hariya kuri nguni abaririmbyi bawe koroteje. Hanyuma musonera mama Fani. Arihe Fani?
nzajya nyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe mama, nk'uko kwanjye nunga buri muntu agenda mira muri ibyo byose, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano. Mana yanjye komeza ujye ufasha ngutaramire neza icyo umbwira. Haleluya. Mpore nize ijambo wambwiye, tofariro ori irira shatarafa. Haleluya. Haleluya. No mubi komeye biriho undambu urira amaboko yawe, umimba raga kubuntu bwawe kugeza igihe uzaza, umimbaraga raga kubuntu bwawe kugeza igihe uzaza kujyana. Haleluya. Umwigisha yakoze ubundi byarangiye, ariko hari abagisigaye Yesu agihama. Haleluya. Reka nkora ibyo Yesu nanjye ambwiye, hanyuma dukomeze n'abasigaye nta nubwo dutinda. Haleluya. Turatera haleluya imwe tuyikubita hariya, hari ikirakora, iya hariya hari ibindi irakora, aya hariya. Haleluya. Mu kirokore ntabwo dushyiramo gutekereza cyane. Haleluya. Mwahagurutse ngo tuzitere, ndajya mbara gatatu, rimwe kabiri gatatu, turahera hariya hepfo. Haleluya. Twagiye hariya, rimwe kabiri gatatu. Haleluya. 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 Twafashe na hariya, rimwe kabiri gatatu. Haleluya. 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 Arabura twahageze, nawe turahafata mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Tafifa iri bifa arashi, iki kirere reka nayo tuyitere mu rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Yesu niwe karura, urushye wese niwagana, izina twamubone ni mwiza yewe, aruhura abagwayi ni mwiza yewe, aruhura ababyeyi ni mwiza yewe. Yesu we, Yesu niwe karuhura, izina twamubone ni mwiza yewe, aruhura abagabo ni mwiza yewe, aruhura abajeni ni mwiza yewe. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karura, urushye wese niwagana, izina twamubone ni mwiza. Yesu niwe karuhura. Haleluya. Yesu niwe karu, urushye wese. Haleluya. Urushye wese, izina twamuboneye. Haleluya. Ni mwiza. Byaba bibabaje uyu munsi utahanye Yesu atakuruhuye yahageze, murumva ataragahinda kandi amahirwe ngo azarimo. Reka dusome muri Matayo, niho turarangiza, n'abantu Yesu ashaka guha amahirwe. Ibice 11 umurongo wa 28.
naho ntabwo ntinda. Haleluya. Yesu ni wende Karuhu. Matayo igice 11. Umurongo wa 28. Mwese abarushye naba nimuze mugire gute? Ndagira gute? Ndagira mwemere kuba abagaragu munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje namwe muzabona uburu mu mutima ya, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye. Hari igitero kera twaririmbaga, wagira ngo uraryamye ukabura ibitotsi, wasinzira gatoya ukarota nabi, bwacya mu gitondo ukabura aho wirigwa, ukabura amahoro ukumva wasuherewe. Jya ufata umwanya suka amaganya, bibwire byose. Jya ufata umwanya suka amaganya, bibwire byose. Haleluya. Ni ijambo rimwe twazanye. Yewe uru ibikurusha birahari. Ugiye muri aho wavutse baraterekeye bagushyiramo, urarushye. Ibyawe byose urakora nta kintu uge, ariko uyu munsi nuwumva ijwi ry'Uwiteka Imana. Haleluya. Uraruhuka, wowe urarushye. Hari abarushye ngo mushyire hejuru tubere ku muti, mushyire hejuru turebe. Haleluya. Amen. Wabyemera? Haleluya. Amen. Yesu cyamuzanye n'ukuruhura. Abantu benshi bararushe. Ureba ibyo abantu bararana nabyo, ntabwo wakemera ukaza tutiriwe tuvuga ibintu byinshi ngo duce hirya no amasaha ko yagiye. Hari abahari ngo muze tubasengere, tubereke Imana. Izo kwiga ku cyumweru abakirisitu izo gutuma uyu munsi twaje gushaka abaru n'abagize gute n'abareme. Hari abafite imvune zo mu mutima, hari abari mu bihome. Umwanzi Satani yabafungiranye, arashaka kukuvana muri gereza bagushyizemo yo mu isi y'umumu ukavamo. Umwigisha ya mbere yakoze kandi yabikozeho yabyo. Ubwo ngiye ndimo kuvuga nk'umunyapolitike nanga ko usesereza kugira ngo tavuga utigitifu ya ariko wari ukwiye kuza uyu munsi. Yesu akagira gute? Yesu niwe Karuhu, urushye wese niwe aga izina twamuboneye. Ingo ntabwo zirushye koko. Ubona uko ubana n'umugabo utarushye. Ubusore urabona urabubasha udafite Yesu. Ukurara ntabwo ubizi, uragira ngo tubikuvugire. Ubu busore
musore uko umeze muri iyi minsi urumva uraburengana iyi mpinga y'Akageyo. Inkumi zose murabona uyu musozi murawurenga, mwaje kwa Yesu akagira gute? akaburuhura. Uyu munsi ni amahirwe. Haleluya. Wagombye kuza. Ingingo zose zikiri hehe? Hari abahari ngo bashyire ikiganza hejuru tubingingira Imana, niyo yaba ari umwe ndarekeraho. Shyira ikiganza hejuru tugusengera Imana. Nabo mwarangije. Ariko byaba ari agahinda ibi byuma by'abandi warebye bikaza, iyi korari igihe yataye ukumva ijwi ry'Imana wikigugwana n'umutima ngo nasoni ifite. Haleluya. ngo uretse iz'ibyaha byaba ari agahinda wanze kumvira ijwi, kuko kugira ngo abantu bazagaruke hano bizafata ikindi gihe, kandi urebe n'igihe byafata. Rero Yesu kubera ubujya gukunda yazanye korari, izana ibyuma iraririmba, ibintu byose bashyiraho. Waroreye kugwana n'umutima ukaza ukihanaho. Aha twihagararaho ariko nta kuri. Ariko birababaje. Bajya bavuga ngo amatwi ari muru. Ariko uyu munsi wende ryavuze. Hari abahari ngo barambura ibiganza tubasengera Imana. Karibu karibu. 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 Hano hari akanya. Akanya mushakira akanya hano baze bihano. Kandi nimebura turitahira nta kundi. Ariko ni wanga kumvira ijwi ry'Imana uyu munsi. Abahagaze haruguru y'umukingo iri jwi ntago muryumva mukaza mukaruhuka. Kururuka umukingo biragoye, ukumvira ijwi. Urubyiruko mwaje mukihana. Karibu karibu mukecuru. Yesu niwe karura urushe wese niwagana, izina twamubone ni mwiza yewe. Aruhura abagwayi ni mwiza yewe. Aruhura abababaye ni mwiza yewe. Yesu niwe karura urushye wese niwagana, izina twamubone ni mwiza ye. Karibu karibu mama. Karibu karibu. Mwakomeye Yesu amashyi. Satani nagufatirana n'isoni. Haleluya. Iri jwi umvira ijwi n'umwuka wera. Turashaka abantu basigaye muri iki gihande twisengere nta kibazo. Nta kibazo pe. Waje ko tukwinginga ko nacyo guhaguruka ugatera intambwe ugapfukama ukajya mu bana b'Imana bigutwaye. Karibu. Mwahaye abantu baruguru y'umukingo mukazi. Abasore ubusore ntabwo mushaka kubukira kwa Yesu, mwaje bakabasengera. Karibu rata. Zana nabo ngabo. Inkumi ubukumi bwanyu ntabwo mushaka kubukira kwa Yesu koko, mwaje mu cyubahiro cyanyu. Haleluya haleluya. Mu bahinzira baze nicyo twaje gukora. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi, yamfatishije umugozi ariko rukundo rwe. Izo ngoyi zezaneye kuba imbata yego se ngenduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose. Ngenduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose.
tukagushyira kwa Yesu, nawe ejo bundi ugakora ubukwe tukaguherekeza neza, abantu twese tukugenda inyuma, ariko uri muri ye. Nimwaza mwabajeni mwaje ko ari iki Yesu ko yabasuye, nabasigaye. Haleluya, haleluya. Nimuze muruhuke, Yesu arimo kuruhura abantu. Mwaje kwa Yesu mwamumenya biko mwanze kumvirira ijwi. Uwo musore niyizire tugaguha umwanya, karibu. Ariko kwihana biteye isoni, nimuze, nta soni bi. Reka dusengera abangaba niba nta mpamvu yo gutinda. Ariko byaba bibabaje uyu munsi wumvisha ijwi ukagihorera. Satani ntabwo akina. Uyu munsi ni amahirwe Imana yarigu. Karibu karibu mushiki wacu, aya ni amahirwe ya nyuma. Karibu 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 karibu, mwakomeye Yesu amashyi. Hari igihe iri jwi ryaba ari irya nyuma, tutazongera kugaruka hano, Satani akagufatirana. Ariko uyu munsi karibu nyakubahwa, karibu. Ibi bihe ntabwo bizajya bihoraho. Uyu munsi Yesu yagize gute? Yabasuye. Turarangije. Mwumvise mwanga kumvira ijwi. Yewe urushe, nawe ureme, Yesu yari yaje ngo kuruhura, agutware urugo rwawe, ibyawe byakunaniye ubihende, Yesu abishyire kumu. None wagomeje kwicarira. Ubu nitugiye gusenga nitugusize. Reka dusabe abashumba bashyire mu maboko y'Imana. Ubwo n'abangaba Yesu yashimye, ariko hari undi waba usigaye twamuhuye umwanya akaza akiha. Reka abashumba bongere badufashe. Kadusenge. Uyu musaruro ni munini cyane. Yesu ngo yabonye intama imwe we asiga 99 agakurikira iyo ngiyo. Reka dusengera ababumvise ijwi, kuko hari n'abandi bumvise ariko Satani yanangiye abafatanya n'intebe, ariko twiringire ko muzageraho mukamucika mu izina rya Yesu. Data mwiza wo mu ijuru, turagushimiye ko hari intama zigarutse imbere yawe, zari zaratatanye, zaratorongeye, zari zaragiye kure cyane, ariko zumvishwe ijwi rihamagara, zirakwitabye mukiza wacu mwiza. Natwe duhagaritswa no kubasengera, turababohoza mu migozi Satani yababoshemo. Turacagagura iyo migozi y'ubusinzi, turacagagura imigozi y'ubujura, turacagagura imigozi y'ubusambanyi, turacagagura imigozi yo kubesha, turacagagura imigozi yose yaba yarababohesheje. Mwami Imana, tubazanye muri wowe kugira ngo baboheshe umugozi wawe w'urukundo, umugozi w'agakiza, umugozi wo kukumenya. Mwami Imana, turasenze kugira ngo aba bantu ubahe ubugingo, kuko ni wowe wenyine agakiza kabonerwamo. Uri inzira n'ukuri n'ubugingo. Dusenge ubugingo bwabo kugira ngo bube buzima. Dusenge abo Satani yagize imbata ngo bave mu migozi y'umwanzi, bave mu aho Shitani yabashingitse, aho imiryango yabashingitse, aho imiryango yabatanze kwa Satani. Tubakujemo gusenga, baje muri wowe Mwami. Bagirire neza abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore ndetse n'abana batoya, babone uburuhukiro muri wowe. Niwe karuhura, nubaruhure rero. Turagushimiye kubikoze, kandi Mwami uyu mugoroba akaba ari umugoroba w'igitangaza kuri umusozi wo kwakiriraho ubutumwa bwiza.